Hello guys, aracyari Sibo James Tech and AI. Muraho neza bavandimwe, murakaza neza kuri iyi YouTube channel yacu. Niba ari ubwa mbere ugezeho, ndagusaba gukanda subscribe, ugakanda na ya notification kugira ngo utazacikwa n'amasomo n'amakuru meza tuzajya dusangiza buri munsi. Okay. Uyu munsi rero ndashaka yuko tuza kuvuga ku kintu abantu benshi bumva cyane, ariko bamwe bakaba bakitiranya aricyo bita AI cyangwa se Artificial Intelligence. Mu Kinyarwanda AI ubundi bishatse gusobanura ngo ni ubwenge bw'ikoranabuhanga. Ubundi AI ubusobanuro bwayo neza ni ikoranabuhanga rituma mudasobwa cyangwa telefone ishobora gutekereza cyangwa se kwiga no gufata imyanzuro nk'uko umuntu ashobora kuba yabikora. Urugero rworoshye cyane nshobora kuguha aha ngaha, nk'iyo ukoresheje telefone yawe warangiza ukajya kuri Google ukaba wakwandika uti ejo hazaba heza uyibaza, nayo yarangiza ikagusubiza nyine amakuru y'ukuntu ejo bizagenda. Icyo gihe ni AI ubu irimo irakora ikagusubiza ibyo ngibyo. Iyo winjiye kuri YouTube ikakwereka video ukabona zirakunyuze, ni nziza, ntago aba ari amahirwe bangwa nyiguye wapi, ni AI iba yarakwize yarangiza ikaguha ibyo ukunda. Noneho ikindi abantu bakunda kwibaza kuri AI, ese wakwibaza ati AI ikora ite mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi? Aha urugero naguha rusanzwe duhora narwo buri munsi, nk'iyo ugiye kuri WhatsApp ukandika ijambo rimwe, message ukandikira nyine kwandika message ikagenda, icyo gihe ni AI ibikoze. Iyo ugiye kuri Facebook ukabona amatangazo ajyanye n'ibyo ushobora kuba waravuze hejuru, ushobora kuvuga ati wenda nkeneye iki n'iki, warangiza wajya kuri Facebook ukatubona amatangazo ya bya bintu wavugaga, icyo gihe ni AI biri kubikora. Cyangwa se nk'iyo ukanze wenda uhamagaye kuri call center cyangwa ugahamagara nko kuri banki, warangiza bakajya bakubwira ngo kanda rimwe ugire gutya, ati kanda kabiri bigende gutya, icyo gihe ni AI muba murimo muravugana, babyita AI voice system. AI ntabwo ari ikintu cyo mu mahanga gusa, iri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko abantu benshi bakunda kugira ngo AI ni ibintu nyine byo mu mahanga, abantu b'abasizofe bafite ubwenge bwinshi wapi, ni ibintu byacu dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Okay. Ushobora kwibaza nanone ati kuki AI ari ingenzi uyu munsi? Uyu munsi isi iri kwihuta cyane. AI ifasha kugabanya umwanya wo gukora akazi. Ikindi, AI ishobora gutuma ibintu bikorwa neza, ibintu nyine bikaba byakorwa ku buryo bukeye neza cyane, bikagenda neza. Ikindi, ishobora kwigira ku makosa byihuse. Urugero naguha, umuntu ushaka kwandika nk'ibaruwa ashobora gufata amasaha 2 akirimo arandika yabaruwa, ariko aramutse akoresheje AI ashobora kuyandika mu minota 5 yonyine, kandi ibaruwa ikaza imeze neza kurenza na wandi wakoresheje amasaha 2. Okay. Cyangwa se nanone ushaka ngo gukora logo cyangwa ukaba wakora ngo design ihenze y'igishushanyo runaka, AI uyu munsi ishobora kumuha igitekerezo ako kanya, akaba yakora ikintu cyiza cyane kirenze ku buryo nyine ushobora kuyibona ukavuga ko ari ikintu cyiza cyane, ukabona ko ari logo isobanutse. Nanone ukunda kwibaza ati ese AI itwara akazi k'abantu? Abantu benshi bafite impungenge yuko ngo AI igiye gutwara utuzi tw'abantu tumwe na tumwe. Iki kibazo abantu bibaza, ntago AI iza gufata akazi kawe. AI ntabwo ishaka gutwara akazi kawe, ahubwo izafata akazi k'umuntu wanze kwiga AI. Ishobora kuvuga ngo AI ngo iki n'iki ukayipinga, ariko izaza igutwarira akazi, yaba ubuganga yaba iki, akazi kariko kose ukeneye kumenya AI. Bishatse kuvuga ngo umuntu uzi gukoresha AI ashobora gukora akazi k'abantu nka 5. Urumva ikintu AI ukuntu irenze? Akazi wakoraga abantu 5 bakora, uramutse ufite AI wajya ukora akazi k'abantu nka 5 ukagakora rwose neza kandi kakagenda neza nta kibazo kibayeho. Niyo mpamvu kwiga AI atari amahitamo, ahubwo ni ngombwa, ni nk'itegeko mbese. Rero tukwiye kwiga AI hakiri kare, kubera ko
niyo turimo turaganamo nyine, udafite AI asigara inyuma mu mateka. Okay. Rero iyi channel nicyo nayifunguriye kuzajya twiga AI, tukiga ibintu bya tekinoloji, tukababwira amakuru agezweho. Ubwo tuzajya twigira hamwe ngo AI ni iki mu buryo bworoshye, uko AI ikoreshwa kuri telefoni, uko wakoresha AI mu kazi kawe, cyangwa se uko AI ikoreshwa mu bucuruzi. Nanone twige uko wakoresha AI mu buzima bwa buri munsi. AI mu buzima bwa buri munsi nta magambo akomeye, nta kwiyemera, tuzajya dutanga ingero zifatika no kwiga buhoro buhoro nyine. Okay. Niba iyi video ikugiriye akamaro, ndagusaba kuyikandaho like, wisangize inshuti zawe. Okay, ushaka kwiga ikoranabuhanga ntuzibagirwe gukanda subscribe nawe, kuko video zikurikira zizaba zisobanutse kurushaho. Murakoze cyane ku mwanya wanyu. Watanga na comment ufite igitekerezo, ubundi tukajya dukomeza tuzamukana, tugatangirana urugendo rushya rwa AI. Sawa, murakoze cyane, turi bubonane muri video zikurikira. Ciao ciao.